ikibanza kiva kuri uyu muhanda munini, urabona ko uyu ari umuhanda munini, iminsi iri imbere uzajya akayira rero ni aka ngaka kamanukayo kuri icyo kibanza giherereye muri Nyarufunzo. Aka ni akayira kanyuramo imodoka, kanyuramo moto, kanyuramo abantu. Iyo ugeze hano ukatira hano, inzira ijya kuri icyo kibanza. Icyo kibanza rero ngiki kiri aho hejuru. Iyi ni inzira ishobora kuzamuka ikajyayo, urayikata. Niyo nzira y'umuhanda, niyo nzira y'imodoka. Ni ikibanza bakata kuri iki kinini cyose. Hano turi muri Nyarufunzo rero, iki cyose ni ikibanza bakagukatiraho metero zawe 22 kuri 15. Urabona ko ari ikibanza giterereye, kimeze neza, ibyangombwa ni ugukatisha. Wowe ugishaka, wowe ugikunze, wowe wumva ufite gahunda, murabona ko ari ikibanza kinini gisobanutse kandi kimeze neza. Wowe ufite imodoka, wowe ufite moto, iki kibanza utagira ipfunwe yo kukigura. Urabona ari kinini, ni ikibanza cya kabiri uvuye ku muhanda. Wabonye imodoka hiri ku muhanda, ikibanza cya mbere, icya kabiri munsi yacyo. Urumva rero ko ukuntu gikase ubera kuri aka gati n'isombe, ugakomeza. Urabona ko hanakuwe no hepfo hari abantu. Ikibanza cyose ngiki nababwiye ko ari ugukata kuri kiriya kibanza kinini cyose. Ufite gahunda rero ubona ikibanza cyiza kandi ubona gishashe, harimo insina, nuko mezire washaka zindi waganira na nyir'ibyondo. Ntabwo mwananirana, ushatse izindi metero akongera nazo yaziguha. Ubwo rero ndumva nkiberetse. Uwaba afite gahunda yaduhamagara kuri telefone 0788403935, nazo dukoresha kuri WhatsApp. Urakoze.